Yesu ashimwe bene data, amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana. Tugiye gutangira dusenga. Data, mu izina rya Yesu tugushimiye kuri Imana nziza, dushimiye ko banyina natwe ukaturinda. Icyubahiro ni icyawe. Tugeze imbere y'ubwiza bwawe, duciye bugufi ushyirwa hejuru. Twese tuboneze rwose, udukure mu gahe wose watugaragayeho mu izina rya Yesu Kristo. Kimara kutubabariza ubane natwe muri uyu mwanya wo kuririmba, twemerera indirimbo ikubera umubavu uhumura neza, kandi uyu mwanya w'umugisha ntube impfabusa. Icyo twanze no gukora kwa Satani n'ingabo ze, duhagaritse kirogoya zose mu izina rya Yesu Kristo. Dutumiye Imana, Umwana n'Umwuka Wera ngo bibane natwe none n'iteka ryose. Amen. Tugiye komeza turirimba indirimbo ya 435 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Muze mwese abakijijwe, abazinutswe iby'isi, nimwikorere umusaraba, niwubaneshereza. Umusaraba niwo bendera yacu twabakijijwe, twemeye n'isoni zawo niwutuneshereza. Umusaraba w'isoni n'irembo rifunganye, uduhata kwiyambura ibituremerera. Umusaraba niwo bendera yacu twabakijijwe, twemeye n'isoni zawo niwutuneshereza. Nuko twiyambure byose, tumere nk'aya mpumyi, ukwitanze gutumwenda, ngwino usange Umwami Yesu. Umusaraba niwo bendera yacu twabakijijwe, twemeye n'isoni zawo niwutuneshereza. Twajyaga dutinya urupfu, Yesu arugira irembo ritugeza vuba cyane mu bwami bwo mu ijuru. Umusaraba niwo bendera yacu twabakijijwe, twemeye n'isoni zawo niwutuneshereza. Ibikangisho by'umwanzi n'iby'intare iziritswe, nitudatinza inzira yacu ntabwo azadushyikira. Umusaraba niwo bendera yacu twabakijijwe, twemeye n'isoni zawo niwutuneshereza.
utuneshereza. Uzura n'Imana vuba kubw'urupfu rwa Yesu, amaraso y'umusaraba niyatwuzuza nayo. Uzura n'Imana vuba kubw'urupfu rwa Yesu, amaraso y'umusaraba niyatwuzuza nayo. Umusaraba niwo bendera yacu twabakijijwe, twemeye n'isoni zawo ni utuneshereza. Amen, amen. Muririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo muze mwese abakijijwe, abazinutswe iby'isi, nimwikorere umusaraba niwo ubaneshereza. Imana ishimwe. Bene data, ukurikira Yesu Kristo ni ukwirengagiza byose, ni ugusiga byose, ubundi umuntu akiyanga, umuntu akazinukwa iby'isi, akazinukwa byose, ubundi akikorera umusaraba agakurikira Yesu. Bene data, ndabinginga kugira ngo mwese abakijijwe, abazinutswe iby'isi, abazinutswe ibyaha, abazinutswe byose, nimwikorere umusaraba ubundi dukurikire Yesu Kristo, kuko niwe utuneshereza. Umusaraba niwe utuneshereza. Wa munsi Yesu Kristo yagiye ku musaraba, ibendera ry'ubutsinzi ryarazamuwe, turabohorwa rwose ndetse turacungurwa. Imana ishimwe cyane. Nimureke rero twikorere umusaraba, dukurikire Yesu, dusige byose, ntitugire ikintu na kimwe tujyana, kuko kumukurikira biragoye. Ni ukwiyambura byose ubundi ukamukurikira kugira ngo tuzagere mu ijuru amahoro. Imana ishimwe. Yesu Kristo rero ubwo yazaga mu isi, yaje afite misiyo imuzanye, kwari ukugira ngo adukize urupfu rw'iteka, kwari ukugira ngo abohore ababoshye, abohore imbohe, ubundi ahoze n'abarira. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Avura abafite imvune zo mu mutima. Twaratsindishirijwe rero, twaracunguwe n'Umwami Yesu Kristo. Nimureke rero buri munsi tujye duhora twishima kandi tunezerwa, turushaho gukiranuka. Muririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo ndashima umusaraba, ngo ndashima yamva nziza, ngo ariko cyane cyane ndashima Umwami Yesu. Oh haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Turashima Yesu Kristo ko yemeye kujya ku musaraba kugira ngo ducungurwe. Turashima Yesu Kristo ko yemeye kumena amaraso ku musaraba kugira ngo duhabwe ubugingo. Imana ishimwe. Ngo umusaraba niwo bendera yacu twabakijijwe, twemeye n'isoni zawo niwo utuneshereza. Imana ishimwe. Bene data, umusaraba niwo bendera yacu twabakijijwe, kandi twemeye n'isoni zawo, twemeye ibyo duhura nabyo muri iyi nzira, twemeye ibiduca intege duhura nabyo, twemeye ibigeragezo duhura nabyo, ariko dukomeza kwikorera umusaraba dukurikira Kristo. Uyu musaraba rero niwo udutsindishiriza. Niyo mpamvu mbinginze kugira ngo mukomeze muwikorere mukurikire Kristo, uko nitutagwa isari tuzasarura. Imana ishimwe. Kandi Imana ihabwe icyubahiro kubwo kuduha umwana wa Yesu Kristo kugira ngo duhabwe ubugingo, kugira ngo tubeho. Ubwo twari dupfuye twishwe n'ibyaha n'ibicumuro, ariko Imana, oh haleluya, iduha gupfa ku byaha tuzukana na Kristo. None ubu turi bazima, none ubu turidegembya. Oh haleluya. Imana ishimwe. Ngo umusaraba
umusaraba w'isoni ni irembo rifunganye uduhata kwiyambura ibituremerera. Imana ishimwe, umusaraba w'isoni ni irembo rifunganye bene data, kandi mumenye yuko iri rembo rifunganye niryo rijyana abantu ku bugingo. Imana ishimwe, ariko irembo rigari rijyana abantu kurimbuka. Nimureke rero uyu musaraba w'isoni dukomeze tuwikorere kugira ngo tubone uko tunyura muri iri rembo rifunganye. Bene data, uyu musaraba w'isoni nimureke tuwugumane kugira ngo tuzagere mu ijuru amahoro, kuko uyu musaraba w'isoni ngo ni irembo rifunganye, kandi irembo rifunganye rijyana ku bugingo. Irembo rifunganye ni Yesu Kristo. Uyu musaraba uduhata kwiyambura ibituremerera. Nimureke twiyambure ibituremerera, nimureke twiyambure ibibi, nimureke twiyambure ingeso mbi, ubundi twikorere umusaraba dukurikire Kristo. Imana ishimwe cyane, ngo nuko twiyambure byose tumere nka ya mpumyi uko itanze guta umwenda ngo isange umwami Yesu. Bene data, twiyambure byose, twiyambure uburiganya, twiyambure ibyaha, twiyambure ingeso mbi, twiyambure urwango, twiyambure ubugambanyi, ubundi dukurikire Kristo. Kuko gukurikira Kristo ntago wemerewe kugira ibyo ujyana, ahubwo usabwa gusiga byose, usabwa gusiga ibibi, ubundi ugakurikira Kristo. Nimureke rero twiyambure ibituremerera byose, twiyambure ibyaha, ubundi dukurikire Kristo, tumere nka ya mpumyi. Imana ishimwe cyane, ngo twajyaga dutinya urupfu, Yesu arugira irembo ritugeza vuba cyane mu bwami bwo mu ijuru. Imana ishimwe. Bene data, twatinyaga urupfu, ariko ubwo Kristo, oh haleluya, atsindaga urupfu rw'iteka, ngo urupfu ngo yarugize irembo ngo ritugeza mu bwami bwo mu ijuru vuba. Imana ishimwe. Bene data, ijambo ry'Imana nasomye ryarambwiye ngo gupfa ku mukristo ngo ni inyungu. Imana ishimwe. Iyo ukijijwe, iyo utunganye, gupfa kwawe bari inyungu, kuko uri kujya mu bwami bwo mu ijuru. Ikibi ni uko wapfa warakoze ibibi. Nimureke duhore turi maso, duharanire gukora ibyiza, kugira ngo ubwo tuzataha, ubundi tuzatahe mu bwami bwo mu ijuru. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. ngo ibikangisho by'umwanzi ngo ni iby'intare iziritswe, nitudata inzira yacu ntabwo azadushyikira. Imana ishimwe. Ibikangisho by'umwanzi, ibikangisho bya Satani ngo ni nk'iby'intare iziritswe, ntabwo byatugeraho. Nitudata inzira, nitudatana, ntabwo Satani azadushobora. Niturwanya Satani azaduhunga. Nidukora ibyiza, Satani azatugendera kure, azajya tureba hekenya amenyo, ariko ntacyo azadutwara, kuko ibikangisho bye ni nk'iby'intare iziritswe. Intare iziritswe rero ntacyo yadukoraho nitudata inzira. Nimureke tunyure mu nzira nziza yo gukiranuka, tunyure mu nzira ifunganye, kugira ngo Satani atatugeraho. Dukore ibyiza, kuko Imana yaturemeye imirimo myiza muri Yesu Kristo. Ngo uzura n'Imana vuba, ngo kubw'urupfu rwa Yesu, ngo amaraso y'umusaraba niyo atwuzuza nayo. Imana ishimwe. Mwene data, ndagira nkubwire ngo uzura n'Imana vuba. Niba hari aho watanye, niba hari ibyo wakoze bitashimishije Imana, niba hari ibyo wari kugenderamo Imana itishimira, uzura n'Imana vuba. Ihane uve mu byaha. Kubw'urupfu rwa Yesu izuze n'Imana. Imana ishimwe kuri ya maraso y'umusaraba. Bene data, ngiyo Imana itubonyeho amaraso ngo ntiducire urubanza rubi, ngo ahubwo twita abakiranutsi. Amaraso ya Kristo rero aracyatemba, amaraso ya Kristo aracyatemba bene data, kandi ntazigera ashira imbaraga. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo mwizuze n'Imana vuba, kugira ngo oh haleluya, Imana itatubaraho urubanza, ahubwo itubone nk'abakiranutsi. Imana ishimwe. Bene data rero ndabinginga kugira
ngo mukomere kandi mukomeze umusaraba, kuko umusaraba niwo watumye ducungurwa. Imana ishimwe. Abari bapfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro, Imana itwereza umwana wa Yesu Kristo kubw'urukundo yadukunze, kugira ngo tutarimbuka ahubwo tuhabwe ubugingo buhoraho. Nimureke rero dukomeze dukora ibyiza, dukora ibyo gukiranuka, tugendere mu nzira itunganye, twubaha Imana ahagaragara n'ahatagaragara, kubera ko haleluya, kuko uyu musaraba niyo bendera yacu twabakijijwe. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Kandi uyu musaraba w'isoni ngo ni irembo rifunganye, kandi mu irembo rifunganye ntabwo umuntu wese apfa kunyuramo kereka uwakoze ibitunganye, kereka uwakoze ibyo gukiranuka, kereka uwakoze iby'Imana ishaka, uwo ni uzanyura muri irembo rifunganye. Niyo mpamvu mbinginga bene data kugira ngo aya mahirwe twahawe, ubu buntu twagiriwe, twe kubupfusha ubusa. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro, twe kubupfusha ubusa, kuko haleluya, urukundo Imana yadukunze ni rwinshi. Imana duhana umugisha rero. Nimureke rero dukora ibyiza, kandi bene data nimube maso, amatabaza yanyu ahore yaka, imperezo zanyu zihoremwe amavuta, kugira ngo ubwo Kristo azaza gutwara itorero namwe azasange mwiteguye, nanjye azasange niteguye. Imana ibiteho kandi bagirire neza. Ndabwira n'umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, igihe niki kugira ngo nawe uze agukure mu gitabo cyo kurimbuka, akwandike mu gitabo cy'ubugingo. Ngwino umwakire, kuko niwe tuboneramo ubugingo, nawe uzajya kwa Data atamujyanye. Ngwino umwakire kugira ngo ugendane nawe, ntabwo uzicuza. Imana ibiteho kandi bagirire neza. Reka dushime Imana kubw'ubutumwa bwo mu ndirimbo. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, tugushimiye neza yawe, tugushimiye urukundo rwawe. Haleluya, wadukunze urukundo rwishi, udukunda turi babi, udukunda tudakunditse. Habwa icyubahiro kubwo kuduha umwana wa Yesu Kristo akadupfira ku musaraba kugira ngo tubone ubugingo. Mana, wagize neza, turagushimye, turagushimye. Imirimo yawe iratangaje kuri twe. Haleluya, icyubahiro ni icyawe Mwami. Duye kubizirikana buri munsi, ubundi bitume dukora ibyo gukiranuka, bitume tugendera mu nzira nziza, bitume twirinda cyane igisa nacyo, mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, duhe imbaraga muri uyu mwanya kugira ngo Mwami duye gukora ibitunganye, twiyambure ibituremerera, mu izina rya Yesu. Mwami Imana, weretse abarwayi bakize, bafite intimba n'agahinda bamahoro mu mutima, mu izina rya Yesu, kuko muri misiyo zazanye Yesu yaje kuvura abafite imvune zo mu mitima. Urakoze Mwami, ngo abana natwe tugirire neza. Cyubahiro ni icyawe ubu n'iteka ryose, amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro bampera umugisha kandi biteho, kiruta byose ikomeze ibarindire ubugingo. Naho ubutaha, bye.